Bahaye ikaze kuri Ivy Scholars TV. Nk'ibisanzwe rero turatuzanye ama opportunities agiye atandukanye. Uyu munsi tuzanye buruse cyangwa se scholarship irimo iratangwa muri Kaspi Rwanda. So abantu bari interested bari buze kuba bujuje criteria zose zitandukanye bagiye batanga hano mu itangazo, muraza kuba mwaka applyinga iyi scholarship. Ariyo mpamvu musaba kugira ngo ugende gakeya ubanze udukurikire tugusobanurire kimwe ku kindi kugira ngo umenye bibisabwa cyangwa se kuba wabona iyi scholarship icyo bisaba. So natinze rero reka nangire n'itangazo ryacu, ariko mbaza gushimira bamaze gukora subscribe kuri Ivy Scholars TV Rwanda, ndetse nawe niba uri mushyashya ndagusanga dushyigikire ukanda kuri subscribe kuko n'ukuri mudutera imbaraga natwe yo tubona mwakanze kuri subscribe. Tudatinze rero kadutangirane n'itangazo ryacu. Batangiye bavuga ngo itangazo rya buruse hashingiye kuri gahunda y'umujyi wa Kigali igamije guhashya ubushomeri bunuru mu rubyiruko. Kaspi Rwanda ku bufatanye n'umujyi wa Kigali twishimiye kumenyesha urubyiruko rwose kandi rubyifuza rwashoje amashuri yisumbuye guhera mu mwaka wa gatatu ko hashyizweho scholarship cyangwa se buruse ibishyurira 100% by'amafaranga y'ishuri mu masomo y'igihe gito azwi nka short courses mu kigo Kaspi Rwanda. Hashingiwe kuri ibi bikurikira: kuba umunyeshuri aherereye muri izi center batangaje. Ubwo umuntu wese uri bwumve yabasha kwa accessinga ino center cyangwa se izi hub batangiramo amasomo ashobora kwa applyinga iyi scholarship. Center ya mbere nkuko mubibona rero hari Gikondo Yego Center, hazatangirwamo amasomo abiri: multimedia production ndetse na tourism and hospitality. Kabuga Yego Center hazatangirwamo amasomo abiri naho multimedia production, software development. Kimisagara Yego Center hazatangirwamo amasomo abiri naho multimedia production na digital literacy ariyo computer. Hari center ya kane ariyo Nduba sector, bazatangiramo amasomo abiri naho multimedia production, digital literacy. Indi center iherereye mu ntara ariyo Kayonza Yego Center ku bufatanye n'akarere ka Kayonza, hazatangirwamo amasomo atatu: multimedia production, tourism and hospitality, digital literacy. Ibyiciro byose by'amasomo bitangirwa kuri head office Centre Saint Paul. Ibisabwa kugira ngo urubyiruko rusabe kwiga kuri buruse: icyambere, umunyeshuri usaba asabwe kuba afite indangamanota report icyiciro cy'amasomo arimo cyangwa se umwaka asojemo. Umunyeshuri usaba yandika ibaruwa isaba kwigira kuri buruse, yandikira umuyobozi ushinzwe amasomo country director in charge of studies wa Kaspi Rwanda, yujuje amategeko yose agenga ibaruwa ndetse harimo n'impamvu nyamukuru ashaka kwiga kuri buruse. Umunyeshuri ufite diplome, certificate cyangwa se result slip na akarusho. Uretse abanyeshuri bazigira mu bigo by'urubyiruko, abazemererwa kwiga ku biro bikuru bya Kaspi Rwanda biherereye mu mujyi wa Kigali kuri Centre Saint Paul bazishyurirwa 70% by'amafaranga y'ishuri, bo bishyurire 30%. Abanyeshuri basaba kwiga kuri buruse ibishyurira 100% basabwa gukora ibizamini bibemerera kwiga, bagasabwa byibuze kubitsinda ku manota ari hejuru ya 60% kuzamura. Ibizamini bikorwa ni communication skills, ICT ndetse na general studies. Abanyeshuri batujuje ibisabwa bemerewe gusaba kwiga bishyurirwa 100% by'amafaranga. Hari icyitonderwa bashyizeho. Cyitonderwa: gusaba kwiga bizarangira ku cyumweru tariki ya 31 z'ukwa 8 2025 saa 11 z'umugoroba. Usaba kwiga yifashishije website ya Kaspi Rwanda aca kuri www.kaspi.rwanda akajya kuri application akuzuza ibisabwa. Gusaba kwiga na amafaranga 2000 ya application fee yishyurwa rimwe gusa. Abanyeshuri bifuza kwiga bacumbikirwa hari amacumbi bagenewe ku ishami rya Kayonza bakiyishyurira ikiguzi cy'icumbi. Umunyeshuri wujuje ibisabwa yemererwa kwiga igihe asabye mbere ya deadline. Ibiro bikuru bya Kaspi Rwanda biherereye mu mujyi wa Kigali, Centre Saint Paul hafi ya Sainte Famille, ugeze neza aho Radio Imanzi ikorera. Ukeneye ubufasha wahamagara kuri izo nimero batanze muri kubona kuri screen.